Quelle est votre position vis-à-vis de vos partenaires? Mais le M23 aussi est lié par un processus de paix qui est à Doha. Ils sont sur la même table de négociation. Et d'ailleurs, hier, le ministre qatari a annoncé que la semaine prochaine, il peut y avoir la signature d'un accord cadre de paix qui comporte 5 grands chapitres qui feront l'objet d'une négociation séparée, un protocole pour chaque chapitre. Donc, il peut y avoir aussi des avancées significatives à Doha. Monsieur le ministre, votre pays est accusé de soutien vis-à-vis du groupe du M23. Certains rapports, notamment de l'ONU. Reka rero tugaruke kuri izi breaking news utangiye ukurikira agace gato cyane k'amashusho na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, ni mu kiganiro yagiranye na TV5 Monde ku munsi w'ejo bundi. Ni muri icyo kiganiro rero nibwo bagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo ibijyanye na FDLR 23, ibijyanye n'ingamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda twarigarutse mu kiganiro cyose, ariko kandi nakasemo agace gato cyane k'amashusho n'amajwi kajyana n'ibyo tugiye kuba tugarukaho. Noneho ni ibiganiro bya Doha twavuga ko birimo kugana ku musozo, nk'uko rero nawe utangiye umukurikira arabyemeje ko muri iki cyumweru turatangira ku munsi w'ejo nibwo impande zombi zizagera ku masezerano ya nyuma zaba kubiyemo ingingo zigera kuri 5 zose. Wenda twanagenekereza tugakeka zimwe na zimwe, rumvikana neza ko hagomba kugaragaramo nk'ingingo yakunze kuvugisha impande zombi, ingingo yo gusubizaho ubutegetsi. Tuzabigarukaho cyane wenda ubwo iyo myanzuro izaba yagiye hanze, ariko kandi yagarutse kuri ayo makuru yemeza ko yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari. Ibyo rero birajyana nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuye mu Bufaransa yerekeza i Doha muri Katari, n'ubundi aho ashobora kuba n'ubundi yagiye gushyira umukono cyangwa se kubanza kunyuza amaso mu bijyanye n'uwo mushinga w'amasezerano ya nyuma azasinywa muri iki cyumweru gitaha. Byari byavuzwe ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kagomba kubanza kunyuzamo amaso cyangwa se guhura nabo barwanyi ba M23 bakarebera hamwe ibijyanye n'aya masezerano. Si byo gusa, wenda dukomeje kugaruka ku bijyanye n'urugendo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'uruzinduko agiyemo mu gihe n'ubundi hari impaka ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Uruhande rwa M23 ruvuga ko iki kibuga cy'indege kigomba gufungurwa binyuze mu biganiro bya Doha, ni mu gihe Kinshasa ivuga ko ifite ububasha bwo kugifungura. Bivuze ko rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'ubundi ashobora kuba yabiganiraho n'izi ntumwa za M23, ndetse nk'uko tugiye gukomeza tubigarukaho ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uza kuva i Doha yerekeza muri Brazil. Reba hasi handitse subscribe rero, n'amakuru menshi cyane atandukanye uzajya ukomeza kubonera ku gihe. Reka rero nanjye mve imuzi n'imuzimbo ibijyanye n'uyu mushinga w'amasezerano ya nyuma tuzabona muri iki cyumweru gitaha nta gihindutse. Watangiye ukurikira Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yemeza ibijyanye n'aya makuru ngiye kuba ngarukaho. Ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekeje i Doha muri Katari, aho biteganyijwe ko azitabira ibijyanye no kuganira n'umutwe wa M23 cyangwa se ibiganiro n'ihuriro rya M23, aho bitezwe nabo ko bazashyira umukono ku masezerano ya nyuma cyangwa se ku masezerano arambye aganisha ku mahoro arambye muri iki cyumweru gitaha. Urugendo rwa Tshisekedi rubaye mu gihe burasirazuba bw'igihugu naho hakomeje kumvikana imirwano mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko turaza kubigarukaho mu itangazo nabo basohoye basabye impande zombi guhagarika ibitero no kubahiriza ibyo bemeranyijeho mu biganiro bya Doha, birimo n'ibijyanye n'umushinga wo guhagarika imirwano cyangwa se yubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika imirwano. Nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari, biteganyijwe ko muri iki cyumweru gitaha hazasinywa amasezerano y'amahoro azaba agizwe n'ibice 5 bikomeye. Hati ya M23 na Leta ya Kinshasa bageze kure mu biganiro bya Doha, bagaragaje ubushake bwo kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo muri iki cyumweru gitaha. Birashoboka rwose ko hazaba igihe cy'ingenzi mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari, aho amasezerano y'amahoro azashyirwaho umukono akazaba agizwe n'ibice 5
bizagaragazwa mu buryo bwa nyabwo kandi buri gice kizaba gifite protokole yacyo. Kimwe rero mu bikekwa ko bishobora kuganirwaho hagati ya Tshisekedi cyangwa se kimwe mu bishobora kuzindura Perezida Tshisekedi i Doha muri Qatar ni urugendo biteganyijwe ko atazatindamo, azahita akomereza muri Brazil. Hari ukuganira cyangwa se hari ibijyanye n'ikibuga cy'indege cya Goma, ikibazo cyo gufungura icyo kibuga cy'indege kimaze amezi menshi cyane gifunzwe, kuri ubu ngubu cyongeye kugarukaho cyane bijyanye n'uko hari ubufasha cyangwa se ubutabazi bugiye noneho ngo gutangira kugezwa mu burasirazuba, bikajyana n'inkunga ya 1.6 biliyoni, aho ni mu mayero. Ni inkunga yakusanyirijwe muri iyi nama yaberaga i Paris ku mutekano n'amahoro n'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yemeza ko kizafungurwa, ariko nanone ngo igihe cyose bizakorwa ngo bizaturuka ku mategeko ya Kinshasa. Mu gihe M23 n'u Rwanda bo bavuga ko umwanzuro uzava mu biganiro bya Doha, kuko icyo kibuga kirafatwa cyangwa se kiragenzurwa n'abarwanyi ba M23, binavuze ko aribo bagomba gutanga ubuhushya cyangwa se uburenganzira bwo kongera kugifungura, na cyane ko nabo bagaragaza imbogamizi z'uko Kinshasa ikomeje gukoresha amadrones z'indege z'intambara mu kubagabaho ibitero, ndetse n'ibindi bagaragaza nk'imbogamizi tumaze iminsi tugarukaho. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yagaragaje icyizere ko ibiganiro bya Doha biri hafi kugera ku musozo. Ni mu gace k'amashusho watangiye ukurikira, yagize ati AFC M23 nayo iri mu biganiro bya Doha, bari ku meza amwe na leta ya Kongo. Ejo hashize minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Qatar yatangaje ko mu cyumweru gitaha ko hashobora gusinywa cyangwa se gushyira umukono ku masezerano y'amahoro ya nyuma azaba agizwe n'ibice 5 binini, kandi buri kimwe kikazagenzurwa cyangwa se kikazaba gifite protokole yacyo. Hari icyizere rero ko hazabaho intambwe ikomeye cyane i Doha, cyane cyane ku bijyanye n'amavugurura y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibijyanye no kubaha abagore. Aya ni amagambo ya Nduhungirehe yemeje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa TV5 Monde. Ni mu gihe Tshisekedi yerekeje i Doha, umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ku bijyanye n'umugabane wa Afurika, Mossad Borusi, yasohoye itangazo asaba impande zombi guhagarika imirwano mu buryo bwihuse. Yavuze ko ibyemezo byafashwe i Doha ko bigomba kubahirizwa, kuko kurenga ku gahenge byashyira mu kaga ibyo biganiro cyangwa se ibyagezweho. Mu butumwa bwe, Borusi yagize ati leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 bateye intambwe ikomeye cyane binyuze mu biganiro bya Doha, ibigaragaza ubushake bwo kugena amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kurenga ku gahenge gaheruka kwemezwa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bishobora gusubiza inyuma ibyo byagezweho. Impande zombi zigomba kubahiriza ibyo ziyemeje i Doha, harimo rero gukorana mu rwego rwo kugenzura agahenge ndetse no kubaka icyizere hagati y'impande zishyamiranye. Yakomeje agira ati nibaramuka bubahirije ibyo biyemeje, haracyari amahirwe y'uko akarere kazagera ku mahoro arambye n'iterambere ryuzuye. Ni ku rundi ruhande, umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Major Sylvain Ekenge, aherutse gusubiza ikibazo cy'uko ingabo za leta ngo zikomeje kugabwaho ibitero mu duce M23 igenzura, avuga ko ibyo ngibyo rwose bigomba gusubirishwa kwihorera. Ati ntabwo twebwe hano turi mu masengesho cyangwa se mu rusengero. Ni mu rusengero niho bavuga ngo niba ukubiswe urushyi mu musaya w'ibumoso, uzahindukire n'umusaya w'iburyo bakubitemo urushyi. Ati rero twebwe ntabwo dushobora kwihanganira abadutera bavuga ko nyine baturashe, ariko natwe dufite uburenganzira bwo kwirwanaho. Bivuze ko byanze bikunze izi mpande ziri kurwana cyangwa se izi mpande za gisirikare zo ziracyakomeje kugaragaza ko ziteguye gukomeza kurwana, kabone nubwo turi kwitegura ayo masezerano y'amahoro ya nyuma mu cyumweru gitaha. Cyangwa se tukaba twavuga ko aya magambo yateye impungenge z'uko imirwano ishobora gukomeza, nubwo amahanga atandukanye asaba ko habaho kwihangana kugira ngo ibiganiro bya Doha bitange umusaruro. Amakuru aturuka muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yo kuva mu Bufaransa aranyura i Doha muri Qatar, akomereze muri Brazil ahazitabira inama mpuzamahanga ni ku bufatanye na Afurika
n'uwo mugabane. Ariko mbere yo kugenda biteganyijwe ko nyine agomba kubanza kunyura muri Qatar nk'uko twabigarutseho, ndetse harimo gukekwa byinshi bishobora kuba bimuzinduye aho i Doha muri Qatar nk'uko nabyo twagiye tubikomozaho. Tugana ku musozo rero, ni mu gihe amahanga harimo gutekereza uko ibiganiro bya Doha bigiye gusozwa, abasesenguzi baravuga ko aya masezerano ashobora kuba ayo ku rwego rwo hejuru kuva intambara yatangira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi Amerika yaburiye impande zombi ko gukomeza imirwano ko bizasubiza inyuma intambwe zose zimaze guterwa. US Senior Advisor for Arab and Africa Affairs yasoje agira ati, uwo ni Mossad Borusi, ati niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bakomeje umuhate wo kubaka icyizere, hari amahirwe y'ukuri yo kuzana amahoro arambye n'ejo hazaza heza h'akarere kose muri rusange.